ashobora kugenda ejo n'ejo bundi ukongera ugasubira muri icyo kibazo. Igihari rero ni ukureba igisubizo gifite uburambe. Igisubizo gifite uburambe ni uguhuza abafatanyabikorwa bose bari muri iryo soko ry'ibitabo, harimo amabanki, harimo abagura, harimo abagurisha, harimo n'abazikora, kugira ngo bavugane imikoranire yabo hagati yabo kugira ngo igende neza. Gahunda yo ku mufuka ze ibitabo ndacuruza 98% by'umutungo ninjiza gukura mu bushakashatsi ku muco n'amateka y'u Rwanda, kandi mbayeho ndubatse ntunze urugo rwanjye ntanga imisoro y'igihugu. Birebana no gukora inyandiko zikoreshwa n'abantu bafite ubumuga, ariko by'umwihariko abana bafite ubumuga bwo kutabona tubakorera inyandiko ya braille, abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga tubakorera amarenga ashushanyije. Mbere navuga nuko urebye ntabwo abanyarwanda baritabira cyane cyane kugura ibitabo nkuko bagura ibindi bintu. Iyo niyo mbogamizi ya mbere navuga. Hanyuma ikindi navuga ni ikirebana no gucapura ibitabo cyangwa se printing. Usanga nabyo ntabwo twari twagira cyangwa se printing houses zitanga karite tuba twifuza. Hano hantu ni ahantu hazwi nk'ahantu habera ibintu bitandukanye byo kwishimisha kandi byitegura. Kuba rero ibitabo bigiye kuba bimwe mu bikoresho byo kwishimisha nk'uko mwabibonye, abana barimo gusoma, hari ibintu bitandukanye, hari amakarita yo gukina. Ntekereza ko ari ibintu byiza. Nitwa Yedidia Senzei, nkaba ndi umuyobozi w'umushinga USAID ibitabo kuri twese. Iyi gahunda yaje ije gukemura ibibazo bisanzwe bihari mu isoko ry'ibitabo. Iterwa inkunga na USAID, yatangiye umwaka ushize, ni umushinga w'imyaka 3. Icyo dukora duhuza abafatanyabikorwa bakora mu isoko ry'ibitabo, ibitabo by'abana ariko n'ibindi bitabo bisanzwe, tukabahuza kugira ngo tuganire nabo, twumve ibibazo bihari mu kwandika ibitabo, mu kuziprintinga ndetse no mu kuzigurisha. Ndetse n'ikibazo gihari cyagaragaye cyane kurusha izindi nuko ibitabo ntago ari hose mu Rwanda ariko wazibona. No kuvuga ngo i Kigali niho cyane cyane hagurishwa ibitabo, ariko wagera nka Rutsiro cyangwa se ukagera kure, usanga kugira ngo umuntu akuri igitabo biba ngombwa ko ajya mu yindi district, ajya handi kugira ngo abashe kubona igitabo. So ibyo byose rero nibyo turi kuganira na private sector, tukaganira na public sector kugira ngo turebe ukuntu twakemura ibyo bibazo. Ibyo bibazo se mubona bigenda bikemuka kuva mwatangira projet bimaze gukemura? Imyumvire cyane imyumvire yatangiye guhinduka. Aba publishers nkuko ni nayo mpamvu twakoze iyi book market. Aba publishers usanga abenshi bafite ibitabo ariko bakakubwira ntago dufite abantu bagura ibitabo. Ubwo rero mu kuganira n'ababyeyi, mu kuganira na community, mu kuganira na government ndetse na private sector, usanga imyumvire igenda ihinduka mu kumva ko kugura igitabo, kugurira umwana igitabo, gusomera umwana igitabo ari ngombwa cyane. So tutangiye kubona ko bitangiye guhinduka, ariko haracyari mu rugendo rurerure. Ababyeyi babyumva gute n'umusanzu wabo ndetse n'abana bo babyakira? Abana bakunda igitabo. Umwana wese wamwereka igitabo aragikunda. Umubyeyi wenda icyo umubyeyi yakubwira nuko nta bushobozi. Ibitabo birahenze iwacu mu Rwanda. Birahenze kuko ibitabo byinshi biba printed outside of Rwanda. So mu gihe rero zigereye mu Rwanda zihenda kubera ko zakorewe hanze. So the books are really expensive because they are printed outside of Rwanda. By the time they reach Rwanda, then the book is expensive. Umubyeyi nawe akavuga ngo igitabo kirahenze ntago nshoboye kukigura. So ni ibyo. Nukuganira n'abazikora, ukaganira n'aba printers, ukabahuza n'amabanki kugira ngo babashe kubona capital. Iyo babonye capital bakabasha kugura amamashini akwiriye ashobora guprinting ibyo bitabo bikamera neza nkuko bishobora gukorerwa hanze. Tukicara muri za round tables, tukagura ibiganiro, n'ibyo dukora. Bon, hari uburyo bubiri. Umufatanyabikorwa ashobora kuvuga ni reka nguhe amafaranga ugura igitabo.
ariko umuterankunga cyangwa se umupartenaire ashobora kugenda ejo n'ejo bundi ukongera ugasubira muri icyo kibazo. Igihari rero ni ukureba igisubizo gifite uburambe. Igisubizo gifite uburambe ni uguhuza abafatanyabikorwa bose bari muri iryo soko ry'ibitabo, harimo amabanki, harimo abagura, harimo abagurisha, harimo n'abazikora, kugira ngo bavugane imikoranire yabo hagati yabo kugira ngo igende neza. So twebwe rero nicyo dukora, tukabahuza, tukabicaza, tukaganira, tukanabahugura, tukanabereka za poshe na za strategy zitandukanye kugira ngo ibitabo bidahenda kandi bikabona n'ababigura. Ku Nkombo uku kwezi murabizi ko ari ukwezi kwihariye literacy, gusoma no kwandika. Ubwo rero ku Nkombo itariki 20 z'uku kwezi hazaberaho igikorwa cyo kwizihiza uwo munsi mukuru wa literacy month. Izaba le 20th of September. Yeah. Murakoze. Sorry. Umuyobozi wa RCBO ni umuryango uharanira guteza imbere ibitabo by'abana bo mu Rwanda. Musohora ibitabo mwibanda kuki musohora ibitabo, musohora content zigendeye kuki zizafasha cy'abasoma? Nk'uko mbabwiye RCBO twebwe twibanda cyane cyane ku bitabo bigenewe abana n'urubyiruko, ariko tukaba n'umuryango ukubiyemo abanyamuryango bagera muri 17 bose rero bahuriye ku gutangaza, gutunganya no gusohora ibitabo bigenewe abana n'urubyiruko ku nsanganyamatsiko zitandukanye, ku bwiza bw'igihugu cyacu, ibidukikije, inkuru nziza, imigani ya Kinyarwanda abana basoma bagakuramo ubwenge n'ubumenyi butandukanye. Ni imbogamizi mwebwe muhura nazo nk'abantu musohora ibitabo, yaba ku isoko cyangwa se muri publishing? Wenda icyambere navuga nuko urebye ntabwo abanyarwanda baritabira cyane cyane kugura ibitabo nkuko bagura ibindi bintu. Iyo niyo mbogamizi ya mbere navuga. Hanyuma ikindi navuga ni ikirebana no gucapura ibitabo cyangwa se printing. Usanga nabyo ntabwo twari twagira cyangwa se printing houses zitanga karite tuba twifuza, ari nayo mpamvu rimwe na rimwe biba ngombwa ko tujya gucapurisha cyangwa se kwemprima hanze y'igihugu. Ibyo nibyo navuga. Ikindi nabyo ikiciro cyo kwemprima cyangwa se gucapura ibitabo nacyo kiracyari hejuru ugendeye ku bushobozi bw'abaguzi tuba dufite. Usanga rero bituma wenda ibitabo rimwe na rimwe biba biri ku giciro cyo hejuru. Ntekereza ko biba no mu mpamvu zituma wenda abantu batabigura ari benshi, kuko hari igihe biba bihenze bitewe n'ubushobozi abantu bafite. Uri kubona ino proje yaje igiye kubafasha iki muri izo mbogamizi mwegera n'uburamutse? Iyi proje icyambere idufasha nuko tugenda duhura nk'abantu bakorera hamwe, bakorera mu ruganda rw'igitabo, tukungurana ubumenyi ndetse bikarushaho dufasha mu mikorere yacu no gusohora ibitabo byinshi kandi byiza, kuko icyo twifuza kugeraho nuko ibitabo biba byinshi kandi bikagera ku bantu bose. Nicyo kibanze iyo umuntu ashaka guteza imbere umuco wo gusoma, ugomba gushaka ibyo gusoma bikaba byinshi kandi bikagera ku bo bigenewe. Igiciro kiracyari hejuru mu printing. Ese mwewe imbogamizi muhura nazo nyine ku banditsi nizihe? Imbogamizi nyine nkuko nabivuze nuko icyo giciro cyo gucapura ibitabo kiri hejuru. Navuga ko twebwe kugeza ubu ngubu aho twungukira nuko nyine hari imishinga myinshi yiza ikagura ibitabo bijya mu mashuri, ndetse na REB nayo igura ibitabo byinshi bijya mu mashuri n'ubufatanye n'amashuri. Niho navuga wenda ubu ngubu aba publishers cyangwa se abandika ibitabo bakura cyane cyane amafaranga yo kugira ngo bakomeze akazi kabo. Mwakoze namwe. Kuza hano bagasoma hamwe n'abana bibafasha kumva ko nabo bagize uruhare mu bikorwa bibagenewe. Ikindi uko hano turibuze ko habona ibitabo byinshi dushobora gutwara mu rugo bakajya nabo bakomeza kubisoma n'ubusanzwe. Ntekereza yuko igitandukanye nuko byibuze hano hantu ni ahantu hazwi
nk'ahantu habera ibintu bitandukanye byo kwishimisha kandi byitegura. Kuba rero ibitabo bigiye kuba bimwe mu bikoresho byo kwishimisha nk'uko mwabibonye, abana barimo gusoma, hari ibintu bitandukanye, hari amakarita yo gukina. Ntekereza ko ari ibintu byiza kuko biratandukanye. Ni ubwa mbere tubonye isoko ry'ibitabo, ahantu ujya ukabona ibitabo bitandukanye utagiye muri aho bagurira ibitabo, ariko akaba ari ahantu hafunguye ushobora kuza ugafata igitabo ugasoma ukaba uri kumwe n'abana. Hari ikibazo cy'uko ibitabo bigihenze nk'ababyeyi niyo mukibyeyi. Ibitabo birahenze, ariko ngiye nk'umubyeyi uba mu bitabo cyangwa se ufite abana, ntekereza ko ikintu gihenda bijyanye n'icyo wowe ushyiraho agaciro. Buriya agaciro k'ikintu nicyo gituma gihenda. Kuvuga rero ko ibitabo bihenda, ntekereza ko atari ugusobanukirwa neza inyungu ziri mu bitabo, kuko nta gitabo kigura amafaranga arenze ayo wagura umupira w'umwana cyangwa ipantaro y'umwana cyangwa ikanzu. Niba rero igitabo kidashobora kurenza ayo, ntabwo gihenze, kuko imyenda turayigura kandi abana barayambara. Rero ubwo icyo gihe ni ukuvuga ngo umubyeyi ahubwo icyo yagombye gukora ni ati niba naguze amakanzu 5 nari kugura 5 reka ngabanya 3 2 nyaguremo ibitabo. Nibyo njye ntekereza nk'umubyeyi, nibyo nakora. Agaciro rero k'ikintu nicyo gituma gahenda cyangwa se kigaragara nk'aho gihenze cyangwa gihendutse. Murakoze cyane. In English. Okay. Amazina nitwa Mutesi Gasana. Murakoze cyane. Nitwa Ikozwe Calixte, nkora muri AITS cyangwa se mu muryango w'ikoranabuhanga RIDAEZ. So rero dukora ibirebana no gukora inyandiko zikoreshwa n'abantu bafite ubumuga, ariko by'umwihariko abana bafite ubumuga bwo kutabona tubakorera inyandiko ya Braille. Abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga tubakorera amarenga ashushanyije. Ariko noneho akandi gashya dufite ni uko igihe kirekire gishize abana bafite ubumuga bwo kutabona batabasha gukora ku ishusho ngo baryumve, twebwe noneho amashusho turayafata tukayashyira muri Braille, noneho bagakoraho bakayumva, bakumva icyo gishushanyo, bakamenya ngo rectangle, bakamenya ngo iri shusho wenda ni uruziga, iri shusho ni mpande enye ziringaniye, ibintu bitandukanye nyine tukabakorera uburyo ibyo abandi babonesha amaso byose nabo babibonesha intoki zabo. Dukomeze ujye kutubwira ni izihe mbogamizi noneho muhura nazo mu gukora ibyo bitabo byanyu by'abafite. Imbogamizi duhura nazo rero ni uko tugifite urugendo kumvisha abantu ko bakwiye gukora inyandiko mu byo batekereza. Nimba ugiye gukora igitabo ufite content runaka, ukwiye no kuzikora mu buryo n'umwana ufite ubumuga kutabona azabasha kuzigeraho nawe akazisoma. Ubwo ni ukuvuga mbese turacyafite urugamba rwo gutuma abantu bakora ibitabo bibuka yuko ibyo bitabo bikwiriye kuba biri no mu nyandiko yaba afite ubumuga bwo kutabona, ariyo nyandiko ya Braille. Ni ukuvuga ngo ibitabo abana bitugeraho ngo tubikore biracyari bikeya kugira ngo tubishyire muri Braille. Natwe ibyo dukora ahanini kugira ngo ubone abantu babigura biragorana, kubera ko rimwe na rimwe ababyeyi bafite abana bafite ubumuga ntago bashobora kuza ngo babagurire ibitabo, bavuge ati wenda umwana wanjye akeneye gusoma umugani runaka, reka njye kuwumukoreshereza mu nyandiko ya Braille. Dukeneye yuko bamenya yuko niba ufite umwana ufite ubumuga ukaba ufite ubushobozi, zana agatabo ushaka, uvuge ati umwana wanjye ndashaka azasoma umugani wa Ndabaga ni urugero, uvuge ati umwana wanjye ndashaka azasoma wenda umugani uyu n'uyu, igisiga iki n'iki, kizane tukigukorere mu nyandiko uwo mwana azabasha gusoma, anakibika avuge ati mama yampaye cyangwa se papa yampaye impano y'agatabo kari mu nyandiko ngiye mbasha gusoma. Ubwo muri make imbogamizi dufite muri rusange, abantu bagura ibitabo baracyari bake. Byagera ku bitabo by'abafite ubumuga, nyine ibitabo bikoze mu nyandiko ibasha gusomwa n'abana bafite ubumuga bwo kutabona bikaba akarusho, kuko nta muntu ndabona wakiguze. Cyokora hari igihe imiryango runaka yavuga ati tugiye gukoresha ibitabo bizasomwa n'abana,
akaba ari bwo tubikora, ariko kubona umuntu uje uzanye umwana ufite ubumuga bwo kutabona akamugurira igitabo biracyari bikeya cyane. Tubwiye ko kubona abantu bagura ibyo bitabo bikiri imbogamizi, ni bakeya babigura. Ese mwe mwungukira hehe? Ni iki kigutera imbaraga gukomeza gukora ibyo bitabo? Ahanini imbaraga ngewe nziterwa n'uko icyo kibazo nigeze kuba nkeneye ibitabo byo gusoma ugasanga ndabibuze. Navuze ati rero nubwo bitaragera ibyo gihe cyo kubisoma cyo kubigura, ariko iyo commitment reka ngire uwo muhate, izo mbaraga mbashe kugira ngo ntume umwana uzashaka igitabo abaye afite ubushobozi basi azashobore kukibona. Yakoze cyane. Nitwa Umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, ni umushakashatsi ku muco, amateka n'ubuvanganzo, intekerezo z'u Rwanda n'umurage warwo. Namaze kwandikamo ibitabo bigera mu 114 byose byanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda. Muri uku kwandika ibitabo ni iki wungukiyemo? Icya mbere, kwandika ibitabo ni igitekerezo cyubaka wiyumvamo ugomba gusangiza abanyarwanda. Icya mbere ni uko nabonye uburyo bwo gushyira ahabona ibitekerezo byanjye niyubaka niyumvamo kandi byubaka. Ikindi cya kabiri, njye ndi umunyamurage w'umuco n'amateka y'u Rwanda, ibyo abakurambere impangarwanda badusigiye, cyane cyane abankomokamo bari abacurabwenge. Abo rero nibo ruhererekane rw'amateka y'ibihe byose tugenda mu muco, intekerezo z'igihugu n'umurage warwo. Ibyo ngibyo bituma mbasha gusakaza uwo murage mu nyandiko, ko nandika ibitabo ku muco, amateka, ubuvanganzo, imigani, ibisakuzo, ubusizi, amazina y'inka, ibyivugo, umurage w'u Rwanda. Numva ko ni ibintu byinshi abanyarwanda bakeneye kugira ngo bamenye ngo se ni uruhe ruhererekane rw'ubuvanganzo nyabirori abanyarwanda badusigiye. Numva ko icyo bimariye cyane no gusakaza ibyo bitekerezo umurage, kuko burya umunyamurage ntabaho uko abonye. Niyo mpamvu natwe twandika kugira ngo gahunda yo kumufuka ze. Ibitabo ndacuruza 98% by'umutungo ninjiza gukura mu bushakashatsi ku muco n'amateka y'u Rwanda, kandi mbayeho, ndubatse, ntunze urugo rwanjye, ntanga imisoro y'igihugu byose, kandi nubaka n'abanyarwanda mu bitekerezo. Tugaruke gusoma, umuco wo gusoma ku banyarwanda noneho. Umuco wo gusoma ku banyarwanda urahari, ariko ni muke. Ariko nanone bigaturuka ku kibazo cy'uko twakomye urusyo, nako turashaka gukoma urusyo ariko ntidushaka gukoma ingasire. Nuko ngo niba dushaka ko abanyarwanda basoma, tubahe n'ibyo bagira bate basoma. Bishaka kuvuga ngo duteze umuco wo kwandika imbere n'uwo gusoma uzaza, kuko nta muntu usoma ibyo atagira. Iyo usomye cyangwa usuzumye ibitabo byinshi dufite mu Rwanda byagiye biza mu ndimi z'amahanga, ndetse ugasanga byanditse no mu ntekerezo, icyo bita filozofi z'amahanga. Ukabona harimo igiturukiya, ikilatini, ikiromani, igifaransa, icyongereza, igiswahire. Ese umunyarwanda urebye ibyo rurimi kenshi na kenshi ahita yumva ati ibi ngibi byandikiwe abana, ngewe ntibindeba. Ariko iyo wanditse igitabo ukagishyira mu ntekerezo z'u Rwanda, ukagishyira muri filozofi yacu, ukagishyira mu biboneka iwacu, umunyarwanda yawukira kujya kugisoma nta mbebya. Umva rero yuko umuco wo gusoma ni urugendo nk'urundi, ariko nanone ukagendana n'umuco wo kwandika, kuko ntawe usoma ibitandikwa.